tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo. Ni wowe twikomezaho, ni wowe nikomezaho. Mu rukundo rwawe naboneyemo amahoro. Turi amahoro kuko uriho, turi amahoro kuko wadukunze mbere, turi amahoro kuko tuzi kuri mu ruhande rwacu. Wowe wavuze ngo uzabana natwe kugera ku mpera y'isi. Uri ukuri, ntabwo ubeshya, ibyo uvuga urabikora. Nzindukiye imbere yawe mfatanyije n'abahungu bawe n'abakobwa bawe hirya no hino kugushimira mwami w'abami, kuguha icyubahiro, gupfukama imbere yawe, kukuzamurira amaboko, kugusukira ibyuzuye imitima yacu, kuko ari wowe mutabazi ukuri. Naho iby'isi byashira, naho ikirere cyazingwa, naho imisozi yakurwa ahayo, wowe uzahoraho iteka ryose. Ntufite itangiriro, ntufite iherezo, ntugira iminsi y'intege nkeya, ntugira iminsi yo kubyuka nabi, ntugira iminsi yo gucogora, ntugira iminsi yo guhinduka, ngo nta n'igicucu cyo guhinduka ugira. Nturi umwana w'umuntu ngo ubeshye cyangwa ngo wicuze cyangwa ngo uvuge ngo sorry sinkibishoboye, sorry ndabihinduye. Uri Imana, igitinyiro cyawe ni cyinshi, izina ryawe riteye ubwoba, izina ryawe rirahambaye, risumba uko twarimenya, risumba uko twarivuga. Turahiriwe ko natwe twahamagawe kuba mu nzu yawe, turahiriwe ko natwe twahamagawe kubana nawe. Turi abanyamugisha, turaba igiciro cyinshi mu bahawe ubutumire. Nanone muri uyu munsi mushya natwe turimo nyaguhara ku ngoma. Mubabwiye ngo nimwegere intebe y'ubuntu mudatinya, natwe turimo nyaguhara ku ngoma. Igisika cyadutandukanyaga kubw'ibyaha byacu n'ibicumuro byacu cyakuweho kubw'amaraso ya Kristo. Uyu munsi turabana mu rugo rwawe, uyu munsi turemewe. Iyo turebye uranyurwa, iyo turebye uratwishimira. Uwo ni umugisha mwami tutabona icyo tukwitura, ariko tuje kubwira muri iki gitondo ngo turagukunda. Ndagukunda kuko ari wankunze mbere, ndagukunda kuko ari wowe ugenda unyigisha meaning y'urukundo rw'ukuri. Ndagukunda mwami w'abami kuko ari wowe wanyigishije ibyawe. Niki kindi naguha, niki kindi nakwitura muri iki gitondo mwami? Ngarutse kongera kuvugira imbere yawe ngo nguhaye umutima wanjye, nguhaye ibyanjye byose, nguhaye ibinyuzuye, nguhaye iminsi isigaje kuba hano ku isi. Amasaha yose nzayigendamo, imyaka yose nzayigendamo, iminsi yose nzayigendamo mwami. Reka ibiyo kuguhesha icyubahiro, wigarurire byose ibyo ushaka, ibyo ushima abari byombamo, ibikunejeje mwami bimpindukira ubuzima. Ndaje kukwiha nk'igitambo mwami w'abami kikunejeje, igitambo kitari amagambo gusa nubwo nayo guhimbaza akakuramya. Ndashaka kuguha ubuzima bwanjye kugira ngo ubugenze uko ushaka, ubukoresha uko ushaka nyaguhora ku ngoma. Iwawe hari amahoro, iwawe hari ukunyurwa, iwawe nta kwicuza kuhaba. Mbega ibiganza byuzuye amahoro, mbega ibiganza byuzuye neza, mbega ibiganza byuzuye urukundo. Tujye twirekurira mu bantu twizeye tukabaha ubuzima bwacu, ariko wowe urenze abo bose, uraturenze twese. Ineza yawe ntirondoreka, ubwizerwe bwawe ntibugira akagero, imbabazi zawe ni nyinshi, urukundo rwawe ni rwinshi. Niba twirekurira mu biganza by'abadukunda tukabaha ubuzima bwacu mwami w'abami, mfatanyije n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, tuje kwirekurira mu biganza byawe mwami w'abami. Tuje kukubwira ngo ni wowe dushaka, ni wowe twifuza, nta handi twifuza gushyira ubuzima bwacu, nta handi twifuza kwirekurira nk'uko umwana mu byo bashobora kumutera hejuru akongera akamusama. Twizeye ibiganza byawe, twizeye amaboko yawe, twizeye kubaho kwawe, twizeye ubumana bwawe, twizeye imbaraga zawe zitarondoreka. Iki gitondo mwami w'abami twongeye kuguha ubuzima bwacu, twongeye kuguha inguni zose zigize imitima yacu. Tujya tugira ibyo twisigariza tukumva twabikora neza, tukumva tubifitiye control kurusha uko wayigira nyaguhora ku ngoma, ariko nabyo tuje kubiguha mwami w'abami. Nje kuguha amashimwe yuzuye umutima wanjye, nje kugutura ibyiza naboneye iwawe, nje kugutura wa mugisha wose ngukesha, nje kugutura bwa buntu bwose ngukesha, nje kugutura ya mahoro yose wampaye, nje kugutura wa munezero wose nkuri wawe.
yawe, nje kugutura ibyo byose mwami w'abami. Nzanye ubuhamya bw'ibyo wakoze, nzanye imirimo n'ibitangaza naboneye iwawe, ibyo byose nabikugaruye mwami, nkubwira ngo nushimwe, nushimwe, uri uwo kwizerwa nyagora ku ngoma. Tuje kandi kugutura ibishidikanyisha imitima yacu, tuje kandi kugutura ibyo dushyiraho umutima tukumva biduteye ubwoba, tuje kandi kugutura ejo hazaza twebwe hajya hadukanga tukibaza uko bizagenda, tuje kandi kugutura ibi byose tudafitiye igisubizo, kuko tuzi kuri ukuri kandi uri uwo kwizerwa kandi kushobora byose. Tuje kugutura mwami ibi byose biduteza gushidikanya, ibi byose tureba tukibaza uko bizagenda nuko bizarangira, ibyo byose nabyo tubizanye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kubw'urukundo rwinshi dukunda. Ntabwo tubwira ngo nimuzane amashinga gusa, uratubwira ngo nituzane n'ibituremereye n'ibiduhangayikisha, ngo nitubikuzanire mwami w'abami, ngo kuko guhangayika kwacu kutatwongeraho na metero n'imwe, kutatwongeraho na mukono n'umwe, kubunza umutima kwacu ntacyo kwatwongeraho, ngo ariko mwami ngo ibyo byose byakabaye bituganyisha amaganya yacu yose nituyakuzanire, kuko wowe wita kuri twebwe mwami w'abami. Harimo ababyutse batasinziriye iri joro nyagora ku ngoma, harimo abaraye bakanuye bazengurutse ibitekerezo byabo ntibigira icyo bifata, ntibigira icyo bisingira, ibyo nabyo turabikuzaniye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Kuri iki gicaniro cya mu gitondo turasaba ngo bahakure ikiruhuko cy'umutima, ikiruhuko cy'ukuri mwami w'abami, ikiruhuko gisesekara kikagera ku mubiri. Igihe umuntu ageze igihe cyo kuryama akaryama, igihe umuntu ageze igihe cyo gukora akazi akabasha kugakora, ibyo nabyo turabikuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo. Tukuzaniye amarira y'abaraye barira, tukuzaniye amashimwe y'abaraye baserebra, tukuzaniye ibyo byose nyagora ku ngoma, tukuzaniye bya bindi byatubereye igitsikamutima bikazana kunyurwa no kunezerwa mu mitima yacu mwami w'abami, tukaba tubizi neza tudashidikanya kuri uwo kwizerwa wowe wakoze bya bindi ko na bya bindi uzabikora. Ibyo nabyo turabikuzaniye kuri iki gicaniro nyagora ku ngoma. Tuje tumeze dutyo mwami, turabahungu n'abakobwa batandukanye, baraye mu buryo butandukanye, bafite ibitekerezo bitandukanye, bageze ku rugero rwo kukwizera rutandukanye, bazi kubikubwira no kutabikubwira. Ibyo byose turabikuzaniye. Uri umubyeyi mwiza, niba umubyeyi usanzwe abasha kuvugana n'umwana w'umubebe, bakavuga muri rwa rurimi rw'ababebe, bakavuga bakubitana iminwa, umubyeyi akamwumva kandi akamunezererwa. Umubyeyi akabasha kuvugana n'umwana mukuru w'umugabo cyangwa wahindutse umugore, nabwo bakavuga ururimi rw'abantu bakuru kandi umubyeyi akongera akanezerwa. Niko tubikuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo, niko tubikuzaniye mwami w'abami. Uko abana b'abantu bagaruka imbere y'ababyeyi babo bakababwira ngo warakoze papa kunkorera ibi n'ibi, warakoze mama kunkorera ibi n'ibi, uko bongera bakagaruka badatinye bagakomanga ku byumba by'ababyeyi babo bakababwira ngo ndashaka niki, bagenda bakavuga ngo uze kunzanira niki, batitaye ku mufuka w'ababyeyi, kuko mwami ari abana bazi neza ko ababyeyi bafite byose. Uko niko tugarutse imbere yawe tukuzaniye ibyuzuye imitima yacu. Ndagushimira ko imbere yawe nawe usubirayo amaramasa, ndagushimira ko imbere yawe nawe usubirayo nk'uko yaje, ndagushimira ko ufite ibiganza byo kutubumbatira twese nk'uko turi, ndagushimira ko ufite amaboko yo kutuzengurutsa, ndagushimira ko ufite urukundo rwo kuzuza imitima yacu kugira ngo turusheho kukwizera no kugubwa neza mu gituza cyawe nyagora ku ngoma. Reka unezerwe igitambo cya mu gitondo. Ngarutse kukubwira kandi mwami ngo muri responsibility zitandukanye zidufata, mu nshingano nyinshi zidufata, mu bya bindi byinshi tujya duheramo, tugarutse kukubwira muri iki gitondo ngo dufite n'umwanya wo kuzindukira imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko tuzi ko ari wowe isoko y'imbaraga tugendana muri iyi si. Uri soko y'amahoro menshi atemba nk'uruzi, uri soko y'ibyiza dufite, uri soko y'akanyamuneza tugendana, uri soko y'ibyiringiro byuzuye imitima yacu, uri soko yo kudacogora kwacu, uri soko yo kutananirwa. Turagarutse kuvoma kuri ibyo byose bibonerwa iwawe, tuje kugira ngo tugufitiye umwanya kubw'ibyiza twaboneye iwawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Data tuza kugenda tukaba tukongera tukaba ntagira icyo tuhakura, ntitwari kugaruka, ariko twahanywereye ku gikombe gitanga imbaraga, twahanywereye ku mazi adudubiza atanga umunezero, twahanywereye ku masoko asuka amahoro menshi mu mitima. Twakwikebuka tukibaza uko byagenze, tugasanga twaraminutse imisozi, tugasanga ibikombe twarabirangije, tugasanga twaserukanye ubuhamya n'amashimwe hakurya. Ibyo bidutera kugaruka aho uri mwami w'abami. Amagambo yawe niyabeshaho nk'uko umugaragu
wawe Petero yavuze igihe wabaza ngo se namwe murashaka kugenda, akavuga ngo twakuvaho tukajya hehe, ko nawe ufite amagambo meza y'ubugingo. Imbere yawe mwami twarahabyibuhiye, imbere yawe mwami twakuye imisokoro mu mwuka, imbere yawe mwami amasoko adudubiza yatembye mu mitima yacu, imbere yawe impungenge n'ibiduhagarika imitima byaratuje biricara, imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo mu maso hacu harakeye ntihongera kugira ifunwe ukundi, imbere yawe mwami w'abami twakurebyeho tuvirwa n'umucyo, ikimwaro kirashira, isoni zirashira, imbere yawe mu ruhanga rwacu harakomejwe, imbere yawe twahaririye umutsima w'ubugingo, twanywereye amazi adudubiza, twakuye mwami imigezi itemba mu nda zacu, twakura imbaraga zidakama zitagishira, ibyo bidutera kugaruka aho uri mwami w'abami. Ubwizerwe bwawe bwaduhaye kunyurwa, ubwizerwe bwawe bwaradukebukishije ducogoye butugarura aho uri, kwibuka ubwizerwe bwawe byaratubyukije twari dusitaye, kwibuka ubwizerwe bwawe mwami w'abami. Twavuga imbere yawe nk'uko umugaragu wawe Dawidi yavuze, ahagaze imbere ya Goliyati umugabo uteye ubwoba, ari kumwe n'ingabo zuzuye ubwoba, zifite umwami ufite ubwoba, ariko aravuga ngo Imana yabanye nanjye mu ishyamba ikama gutsinda intare n'idubu, irangabiza n'Umufilisiti utarakebwe, bituma Goliyati wari munini cyane mu maso y'abantu bose ahinduka mutoya, kubw'ubwizerwe bwawe mwami w'abami, kubw'intambara nyinshi waturwaniye, yewe n'izo waturwaniye tutarakumenya, naho waducishije tutakuzi, ukaturinda kubw'imigambi yawe yari iri ku buzima bwacu mwami w'abami. Uko twarwanye n'ibisa nk'intare n'ibisa nk'idubu, tukabona wadutambukije n'ibitumize bunguri, ibyo bidutera kudatinya Goliyati wahagarara imbere yacu mwami w'abami, ibyo bidutera gutinyuka nubwo isi yose yaba ifite ubwoba, kubw'ibyo twakubonyeho mwami mu minsi tumaze tugendana nawe. Uri uwo kwizerwa, uri umunyakuri, kugaruka imbere yawe ntibidutera ubwoba, kugaruka imbere yawe ntibiturambira, kugaruka imbere yawe mwami biratunyura, kuko uri Imana yumva ibyo usabwa ngo abantu bose bazagana aho uri. Umutima wanjye uragushima mwami w'abami, ndagushimira impano y'amagara mazima. Niki natanga cyatuma mba mubaramuka, niki natanga gituma mba mubongererwa iminsi yo kubaho, kugira ngo sohoze mwami imigambi yawe, kugira ngo ibyo wagambire gukorana nanjye mu minsi ntije mbashe kubikora Uwiteka Mana Nyiringabo. Niki natanga kuko tubera Imana itwongera andi mahirwe, niyo twabyishura garuka tubwira ngo mwana wanjye ongera ubuzuko ukomeza urugendo. Twaguha iki mukunzi mwiza? Umuntu yagutura iki atahawe nawe? Tuguhaye imitima yacu kugira ngo uyigarurire. Reka inguni zose z'ibitekerezo byacu, z'imitima yacu, z'ibyo twibwira n'ibyo dutinzaho amaso, byose ubyigarure mwami w'abami. Unyurwe, unezerwe no gusenga kwacu, unyurwe uryoherwe no kuzindukira imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka abahungu bawe n'abakobwa bawe bahakura amasoko adudubiza atagikama ukundi. Reka iyi minsi mwami yo muri uko kwezi kwa 9 ntitubere iminsi 7 gusa nyaguhora ku ngoma, tuhakura imbaraga zijya zishorera umugenzi muri uru rugendo, imbaraga agendana zikamugeza mu kwezi gukurikira hatanamutse, imbaraga agendana agakomeza kugaruka huri igicaniro cy'amasengesho kitazimye, imbaraga agendana mwami igicaniro kikubakwa ubutazongera gusenyuka, imbaraga agendana akazinjira mu rundi mwaka, yaragize imbaraga zo gukora ibyo ushima, yaragize imbaraga zo gukora ibyo umusaba, yaragize imbaraga zo kugendera mu migambi yawe nyaguhora ku ngoma. Reka tuhavomere, reka tuhagaburirirwe muri iki cyumba cyo hejuru cy'ukwezi kwa 9 mwami w'abami. Wa mutsima ugaburira umuntu akazarindagera mu busaza atabivuyemo, akazarindagera mu bukecuru atabivuyemo, ngo yarakoze ibyo yasabwaga gukora byose, nko kwavuze ku mugaragu wawe Dawidi, ngo nuko ngo amaze gukora ibyo yasabwaga gukora byose arasinzira. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka nahakura imbaraga zamukesha icyumweru kimwe, reka nahakura imbaraga z'ukwezi kumwe mwami w'abami. Aha murebere ku migezi yayindi igendesha abagenzi bakabishobora nyaguhora ku ngoma,
bagashobora gutambuka ibikombe by'uburyo bwose, bagashobora kurenga amasoko y'imburamumaro, bagashobora gukura amaso ku bitagira umumaro mwami waba, bagakomezanya nawe mu kayira wabaciriye, bagakomezanya nawe mu nzira z'igisiyoni, imitima yabo igahora yishimira kuza aho uri. Reka tuhakure uko kugaburirwa nyaguhora ku ngoma, bize kutubera iminsi isanzwe, bye kutubera umuhango n'iminsi itambuka nk'iyindi yose nyaguhora ku ngoma. Urakoze kuri uwo kwizerwa, urakoze kuri uwo kuri, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Reka dufatanye gusoma Zaburi ya 65 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 8. Imana iguhe umugisha, urashoboye kubyuka kugira ngo imbere y'Imana ngo Mana Siyoni bagushimisha kuguturiza, ni wowe bazahigura umuhigo, ni wowe wumva ibyo usabwa, abantu bose bazajya aho uri. Ni Imana yumva ibyo isabwa, niyo mpamvu twese dusiganwa tujya aho iri. Iyabitumva ntabwo twari kugaruka kuyibwira, ariko irumva. Witegereje ubuzima bwawe wasanga hari igihe igeze kukumva, hari n'igihe itakumvise gusa, hari igihe yagukoreye utanasabye, utaramenya no gusenga. Neza y'Imana ku buzima bwacu ntabwo itangira twakijijwe. Iyo twakijijwe twebwe nitwe tugaruka mu nzira zayo, tukajya mu migambi yayo. Tuba dusanzwe tuyobora ubuzima bwacu nk'uko dushaka, twahindukira tukakira Yesu, tukamubwira ngo ngwino tuyobore. Uwo munsi tukinjira mu migambi y'Imana, tugatangira kugenda mu nzira yaduciriye. Ariko iyo dushubije amaso inyuma, ineza yayo ntiyatangiye ku buzima bwacu ari uko twakijijwe. Wareba ibintu Imana yagiye gusimbutsa utanayizi, utayitayeho, iyo mbibaze nsanga ari byinshi. Sanga ari byinshi kandi byari kuba bigifite marque ku buzima bwanjye, byari kuba bigifite trace, byari kuba bigifite ibisigisigi ku buzima bwanjye. Ariko ubuntu bw'Imana, wowe wumva ibyo usabwa, abantu bose bazaza aho uri. Gukiranirwa kwishi kuranesheje, ibicumuro byacu uzabitwikira. Bibiliya y'Ikinyarwanda ntabwo yabivuze neza, ariko haravuga ngo when we were overwhelmed by sins, igihe ibicumuro byacu byari biturengeye, igihe byari byinshi, you forgave our transgressions, watubabariye ibicumuro byacu. Igihe ibyaha byacu byari byinshi, byari byinshi biturengeye bitwuzuye, igihe ibicumuro byacu byari byinshi, byari bitunesheje, byari bidukubise hasi, ntabwo byakubujije kutubabarira ibicumuro byacu. Imbabazi ze ntizirondoreka, ubuntu bwe ntibugera akagero. Ntatinya ibicumuro byinshi, ntatinya guhamagara wahozora umunyabyaha rw'imbi, kuko imbabazi ze zirahagije, kuko amaraso Yesu yamennye arahagije kweza ibicumuro byinshi bishobora kurengera umuntu. We yakwireba kumva nta muntu wo kumwemera waboneka, ariko Data akatwemera kubw'imbabazi ze zitarondoreka. Ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza kugira ngo agume mu bikari byawe, cyangwa agume mu rugo rwawe. Hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza kugira ngo agume mu bikari byawe. Tuzahazwa rwose n'ibyiza byo mu nzu yawe, ibyiza by'ahera ho mu rusengero rwawe. Reka nkubwire ko dufite amahirwe. Si wowe nanjye twikebukishije, duhindukirira kubaha Imana, duhindukirira kureba Imana, duhindukirira kuyishaka no kuyifuza. N'ubuntu bw'Imana bwaduhindukije. Turi abanyamugisha, turi abanyamahirwe. Hahirwa abantu utoranya ukabiyegereza. Natwe turahiriwe, turi mu watoranyije ukatwiyegereza kugira ngo tugume mu bikari byawe, tugume mu nzu yawe, tugume muri koti zawe, tuhazwe n'ibyiza byo mu nzu yawe, ibyiza by'ahera ho mu rusengero. Ngo Mana y'agakiza kacu uzadusubirisha ibiteye ubwoba kubwo gukiranuka kwawe. Imirimo ye n'ibitangaza bijya bimanuka biteye ubwoba, ntumenye uko bigenje nuko bikoze, ariko ikabikora kuko ari yo kwizerwa. Ngo niwe byiringiro byabo ku mpera y'ubutaka hose, nabo ku mpera y'inyanja zakure. Niwe byiringiro by'abatuye isi bose, nabo komera zakure, nabo tutavuga ururimi rumwe, nabo twakwicarana tukabura icyo tuvuga kuko tutabasha kumvikana, ariko niwe byiringiro byabo. Kandi kompera y'isi hirya no hino mu mfuruka enye zose z'isi ufite abahungu n'abakobwa bagushaka, abo bereye ibyiringiro. Uri umutabazi w'abatuye isi bose, uri umutabazi w'abakwambaza bose. Ngo iyo nishimangira imisozi, imbaraga zayo ngo yikenyeje imbaraga. Ni Imana y'imbaraga, niyo ishimangisha imisozi imbaraga zayo, kandi yikenyeje imbaraga, yuzuye imbaraga n'ububasha bwinshi. Kandi ntabwo ibikoresha ku bwayo, ibikoresha kurengera twebwe abo yahamagaye, abo yahaye umugisha
ukutumirwa bakigira hino. Imana nta mbaraga zindi ikeneye mu ijuru kuzikoresha, ariko izikoresha kubw'abera bari mu isi yikinyeje imbaraga. Ngo iturisha guhorera kw'inyanja, guhorera k'umuraba wo muri zo n'imidugararo y'amahanga. Iturisha guhorera kw'inyanja. Hari igihe ibyago, ibibazo, amakuba bihorera nk'inyanja. Inyanja ifite imbaraga, tujya tuzibona zubika isi, za tsunami zigwisha amazu, zigahindura ahantu hahoze hatuye, zigahindura amatongo. Ngo reka imbaraga z'Imana yapfuye kuzigereranya nk'uko umwanditsi wa Zaburi, kuko nta kundi yari kubivuga. Ifite imbaraga zimeze nko guhorera kw'amazi, nko guhorera kw'inyanja. Imbaraga zayo ntabwo zitangirwa. Reka ujye umenya iyo Mana usenga ntabwo yabuze kugira, ntiyabuze naho yica kugira ngo itugire neza. Data, turakuramya, turavuga gukomera kw'imbaraga zawe. Wowe wumva ibyo usabwa, abantu bose bazaza ahuri. Ngo turahiriwe twebwe watoranyije, ukadushyira muri koti zawe, ukadushyira mu bikari byawe, ukadushyira mu marembo yawe. Ngo aho ngaho tuzahagaburirirwa, ubugingo bwacu buzahabyibuhira, imisokoro yo mu mwuka izagurira muri twebwe, amagufa yacu y'umwuka azakomezwa, ingingo zacu mu mwuka zizakomezwa, kuko watwiyegereje Mwami. Si imigambi twapanze ngo tuvuge ngo ariko noneho twebwe tuzabigenza gute. Ineza yawe yatugezeho, ubutumire bwawe bwarembuje imitima yacu. Urakoze kudushyira muri abo banyamahirwe. Urakoze Mwami w'aba abakomeye bo mu isi baduhaye appointment, iyo baduhaye amarandevu, iyo baduhaye gahunda, tugendana akanyamuneza kw'ibyo dufite mu mitima biri buhave bikemuwe. Abakomeye b'isi bafite ijambo ku bikorwa runaka, bajya bavuga Mwami amagambo yabo agahinduka nk'amategeko, bajya bakingurira abana b'abantu imiryango, bajya bakwapointinga bakagushyira mu kazi kandi ukakajyamo, bakavuga ngo wicare kuri iyi ntebe kandi bigakunda. Abana b'abantu bahaye imbaraga, bahaye ubushobozi, iyo tugiye guhura nabo tugendana akanyamuneza. Ugera uvuga uti cya kibazo cyanjye kirakemuka, bwa kurengana bandenganyije mu kazi cyangwa hirya no hino, nimugera imbere nkabimubwira arabikemura, kuko ari abana b'abantu wahaye imbaraga ukabaha amaboko. Nankaswe kuza mu bikari byawe Mwami, kuza mu rurembo rwawe, kugira na gahunda nawe nyaguhora ku ngoma. Reka imitima yacu ishira ubwoba, reka imitima yacu ikwiringire. Niba twicarana n'abakomeye bakadukemurira ibibazo, bakadushyira mu myanya kandi tukayijyamo, bakadushyira mu ofisi kandi tukayicaramo, bakaduha ibifatika kandi tukabihabwa, bakaduha amamishoni yo kujya mu bihugu, bakaduha uburyo bwo kwiga kandi bigakunda. Nankaswe wowe umugenga w'ijuru n'isi, twazindukiye imbere nyaguhora ku ngoma. Imbere yawe hari ibinezeza, imbere yawe hari ubutabazi, imbere yawe hari za decree zandikwa, hari za decree zikorwa, hari amategeko yandikwa nyaguhora ku ngoma, bigashimangirwa, bikaba bitagikuka, bikaba bitakiva mu buryo. Imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, uravuga ibintu bigashyirwa ku murongo, uravuga ibintu bigakurikizwa, bikamera nk'uko wabivuze nyaguhora ku ngoma. Niwimika abami ugakuraho abandi. Imbere yawe niho ibyemezo bifatirwa. Twaje mu nama zawe nyaguhora ku ngoma. Umwami ukomeye Nebukadineza yubatse Babuloni irakomera, arangije aranezerwa, yikoma mu gatuza, aravuga ngo ngiyi Babuloni niyubakiye kugira ngo iheshe izina ryanjye icyubahiro. Ariko kuko rero wandika amategeko ugashyiraho abami ukabakuraho, niwe wari wamuzamura, nawe wari umumanuye. Imbere yawe niho ibyemezo byo mu isi bifatirwa nyaguhora ku ngoma. Turi bande ngo duhirwe kwegera intebe yawe, turi bande ngo duhirwe guhamagarwa no kurembuzwa aho ibyemezo by'isi bifatirwa nyaguhora ku ngoma. Iri joro umukuraho, uramumanura, ahinduka nk'inyamaswa ngo ajya kurisha ikime gitonda ku mubiri we. Umwami ukomeye, utwaye amami menshi, utwaye abandi batware benshi, ariko imbere yawe aho ibyemezo bifatirwa akurwa ku ngoma. Ntiwakwemera ko hari umusimbura, ntiwakwemera ko hari ngo amara imyaka arisha nk'inyamaswa, ngo igihe kigeze arongera kuburira amaso, amenya ko ibyemezo bifatirwa iwawe, amenya ko burya atari we wishyizeho, amenya ko burya atari amaboko yamwubakiye Babuloni. Ngo arahindukira kwerekezaho amaso, ngo aravuga ngo menye Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi, ngo menye Imana itegeka byose, ngo amenya ko wowe Mwami wimika abami ugashyiraho abandi ugakuraho abandi, amenya ko wamuhaye ingoma no gukomera. Ngo arongera aragupfukamira arakubaha, nawe umugarura ku ngoma. Twaje mu nama zawe Mwami w'aba, aho amategeko ahindurirwa. Ufite imbaraga zinjira mu mitima y'abantu,
mu mitima y'abami urahagenga. Nasomye ijambo ryo mu Migani 21 rirambwira ngo umutima w'umwami uri mu kiganza cyawe, ngo uyobora aho ushaka nk'uko umuntu ayobora amazi mu migende. Muri iki gitondo nyaguhora ku ngoma mu nama zawe, wagira umutima we bitwa abami, wowe witwa abayobozi, uyobora muri faveri ye akarenganurwa. Wabikora Uwiteka Mana Nyiringabo, wafata imitima y'abagabo n'abagore ukayobora aho ushaka. Umuhungu wawe, umukobwa wawe wabyukiye mu nama zawe, ubutabazi bukamugeraho. Wakwerekeza n'amaso y'abashinzwe umugisha we n'abashinzwe ineza ye, yo wakwerekeza amaso yabo ukayahindukiza mu nama zawe, aho amategeko mashya yandikirwa. Byose wabihakorera en sa faveur, muri faveur ye Nyaguhora ku ngoma, kugira ngo wowe ugagirirwe neza. Byose wabyandika Uwiteka Mana Nyiringabo. Mu nama zawe ushobora gutegeka n'amagufwa asanzwe y'umubiri. Mu nama zawe wategeka organe zisa nk'izapfuye zikongera zikazuka. Mu nama zawe aho ibyemezo bifatirwa, habaho kuremwa kw'ibitariho, habaho kuremwa kw'ibidafatwa. Twazamutse mu nama zawe, ibyo umuntu atabasha guparpa, ibyo umuntu atabasha gukora n'intoki ze ngo byumve, ariko mu nama zawe biraremeka mu isi yo mu mwuka, hanyuma bikambara umubiri bigakunda. Mu nama zawe Sara yasubiranye wumbu nk'iy'abagore batoya, asubirana inda nk'iy'abagore batoya ishobora kubyara. Mu nama zawe ujya ukora ibintu, mu nama zawe gushidikanya kwacu ni kukubuza kutugirira neza. Mu nama zawe ukora ibintu. Igihe kimwe umugaragu wawe Abrahamu yarakubwiye ngo uzandaga mugabane ki, ni byiza ki nzakuye iwawe kweyezari umujya Damasiko, umugaragu wanjye ari uzaragwa ibyanjye. Uramubwira ngo muri kirigiri rwawe mu nda yawe hazavamo umuhungu uzakwitirirwa ngo ni uzaragwa ibyawe. Mu nama zawe, mu nama zawe gushidikanya kwacu ni kukubuza gusohoza imigambi yawe. Uri ukwizerwa Mwami w'abami, twaje gutegereza mu nama zawe, twaje gutegereza mu rugo rwawe, twaje gutegereza imbere yawe aho amategeko yandikirwa, imbere yawe aho ukura abantu bamwe ku ntebe ugashyiraho abandi, kubw'icyubahiro cy'izina ryawe, kubw'imigambi yawe rimwe na rimwe isumba abana b'abantu, kubw'imigambi yawe Mwami w'abami, kubw'imigambi yawe. Esiteri yari imitswe kugira ngo ubwoko bw'Abayuda nibwenda kwicwa azahagarare mu cyuho bakire. Imigambi yawe nta muntu wayitangira, imigambi yawe nta muntu wayivuguruzamo, imigambi yawe nta muntu wayinyuramo, ngo iyo wakinguye nta muntu ushobora gukinga. Witwa Alpha na Omega, warivuze mu mazina usanze Yohani ku kirwa cya Patimo, urambwira ngo ni njyewe nditangiriro n'iherezo, urambwira ngo ni njyewe nari narapfuye ariko dore ndiho. Ni wowe Mwami w'abami, ngo ni njye ukingura ntagire ukinga, mfite urufunguzo ni njye ukingura ntagire ukinga, mfite urufunguzo rwa Dawidi, nta muntu wakinga nakinguye, nta muntu wakingura nakinze. Twaje mu nama zawe Mwami w'abami, nubwo umuhungu wawe n'umukobwa wawe rimwe na rimwe atamenya uko bivuga, rimwe na rimwe tutamenya n'uko tubivuga, twaje mu nama zawe, mu nama z'ibihugu Mwami w'abami. Abagize izo nama baricara, hari ababa bafite ijambo bagafata ibyemezo, n'abicaye ngaho bikabagirirwaho. Nankaswe inama zawe Muremyi w'ijuru n'isi, twaje kwicara ku birenge byawe. Nkuzaniye abahungu n'abakobwa batazi A na B na C na D, batazi icyabanza icyo bagira number 1 n'icyo bagira inimero y'ijana, batazi icyakurikira ikindi n'icyabanza, ariko mu nama zawe ujye usobanura ibintu Mwami w'abami. Tuzanye ubuzima bwacu abahungu n'abakobwa bawe, tubuzanye mu nama zawe Nyaguhora ku ngoma. Wowe uzi icyabanza, wowe uzi icyo wagira number 1, wowe uzi ibyo wakorera icyarimwe, wowe uzi Nyaguhora ku ngoma. Mu nama zawe twaje tutazi kubitondeka, twaje tutazi kubivuga, twaje tutazi icyabanza n'icyakurikira, ariko mu nama zawe ubishyira mu buryo ukabikora nk'uko bikwiriye Nyaguhora ku ngoma. Reka hakure ubuhamya n'amashimwe, reka hakure ibihamya by'abintu umuntu agendana mu mutima, abantu bakavuga ati Imana ntibaho, Imana igitinda, ariko kubw'igihamya wubatse mu mutima kavuga ati ariko njye narayibonye, nasanze ariyo kwizerwa, ku gihe cyayo ntikererwa kandi ntitinda. Mwubakira ibihamya umuntu agendana nabyo, mwubakira ibihamya bihinduka igitsika mutima.
nicyo cyifuzo cyawe, kuko bikorera kwihesha icyubahiro, ubikorera kwihesha icyubahiro, ubikorera kwihesha icyubahiro. Mwinjiza hatakinjiye, mukinguriraho imbaraga ze zitamukinguriye, muheshe ibyo atabonye mu mbaraga ze, ibyo yamaze imyaka asengera yagera igihe akabishyira ku ruhande. Garura iyo kese mu nama yawe, garura iyo dosiye mu nama yawe, uyikoreho, byose urabigenga. Guca mu bitekerezo by'abantu urabizi, niyo baba batakubaha, igihe cyo kurengerwa kwa Moridekayi kigeze, umwami wamubujije ibitotsi agiye kurambura mu gitabo handikagamo ibibera ibwami, umuyobora ku rupapuro ruvuga ibya Moridekayi. Abana b'abantu bose bari mu kiganza cyawe, aho yibagiranye wabateza kumwibuka, niba kwibukwa kwe aho hantu ariko gufite igisubizo cye. Umutima yasibanganyemo kandi ari umutiza, ari umutima uri connected n'umugisha we, wahashyira kwibukwa. Ntujye ubura uko bigenza, ntujye ubura uko bikora. Nongera kuguhamagara mwami mu buzima bw'abarwayi, abahungu bawe n'abakobwa bawe bagutegereje bari ku bitanda by'iwabo mu rugo, kuko kwa muganga babasezereye, bari ku bitanda byo kwa muganga, ariko ibibazo byabo biruta aho abaganga bageza, biruta aho siyansi igeza. Ndahamagara imbaraga zawe. Ijambo ryawe rirambwira ngo uko wari uri kera Yesu, ni kuri na n'uyu munsi, ni kuzahora iteka ryose. Reka imbaraga zawe zimanuke muri uwo mubiri, uwo mubiri weze hasi, uwo mubiri utabasha kuramya, uwo mubiri wuzuyemo uburibwe, uwo mubiri utunzwe n'imiti imeze nk'aho ari ibyo kurya. Reka imbaraga zawe zimumanukemo, azagarukane ku gicaniro amashimwe n'ubuhamya nyagora ku ngoma. Ndavuga gukira muri iyo mubiri, ndavuga kuzuka kw'ingingo zapfuye. Uri Imana iri mu rutirigongo, uri Imana ishobora kongera kugira rushya. Muri siyanse ntibikira, veritable iyo zapfuye ziba zapfuye, iyo zamunzwe ziba zamunzwe, iyo byabaye paralize biba byabaye paralize, ariko ufite imbaraga zamanura umuriro wawe, veritable zikongera zikaba nzima, urutugu rw'umugongo rugahagarara, ingingo zigakora neza, buri gice cyose kigize umubiri imbaraga zawe zakwinjiramo. Muhungu wawe akagarukana ubuhamya, mukobwa wawe akagarukana ubuhamya ku gicaniro cy'amashimwe. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakwizeye. Reka ijwi ryawe rivugane n'ingingo zumagaye, n'ingingo zapfuye zigaruke mu buzima. Reka abakobwa bawe n'abahungu bawe bategereje kwakira imbuto mu nda zabo, reka imbuto y'umwanya tukiri ku mavi zinjizwemo mu buryo bw'igitangaza. Nibahura n'ababo abana barimwe mu nda zabo, erega ni wowe urema, erega ni wowe urema. Wakora uko ushaka, waca mu nzira ushaka nyagora ku ngoma, abana bakaremwa mu nda zabo. Uri Imana ihamagara ibitariho nk'aho ari ibiriho, wahamagara akitwa umubyeyi, izina ry'ubugumba rigasibanganywa, rigasibanganywa. Wamusetsa nk'uko wasekeje Sara, wabikora nubwo bisa nk'ibirenze imyaka, nk'uko wabikoreye Elizabeti. Uko imbaraga zawe zatwikiriye Mariya, zatwikira ubuzima busa nk'ubwapfuye bw'uyu mugabo, zatwikira ubuzima busa nk'ubwapfuye bw'uyu mugore, ingingo ze zikagaruka mu buzima. Turakwizeye, uri ukuri mwami. Nongeye kuguha kese z'abarengana, mu butabera bareba ibimenyetso, bareba ibihamya, kuko ntibashobora kureba mu mitima y'abantu. Iki gitondo mu nama yawe nzanye kese z'abantu barenganye, kuko ubutabera bwo ku isi bufite aho bugarukira. Si Imana ngo barareba mu mutima, ariko uzi, ureba mu mutima, uzi aho bamurenganirije, uzi aho bamubeshyeye, uzi aho begeranyirije ibihamya byose bikamufata. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo urenganire abarengana, yaba bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, yaba bari hirya no hino mu isi. Abo ubutabera bw'isi butamenye ukuri kuko byagenze, cyangwa ubutabera bw'isi bwaba bwaragoramye, kuko n'abantu buntu rimwe na rimwe bakamwamo ukuri.
ndasenze mwami w'abami ngo ijwi ryawe, imbaraga zawe zegeranye ibisabwa mu buryo bw'igitangaza, abahungu bawe n'abakobwa bawe barenganurwe, bazagarukana ubuhamya n'amashimwe. Nkweretse abari mu nzu zifungwa, abari mu magereza n'ibigo bitandukanye ngororamuco, bajyanywemo n'ibyo bakoze, kuko uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Reka imitima yabo yihindukize kuri wowe. Abarimo biciraho iteka mwami, bareba ibyo bahanwe, bareba imyaka bakatiwe n'abakatiwe za burundu, bareba ibyo byose n'imiryango bahemukiye n'ababizeye babahemukiye, bakumva nabo gupfa ntacyo bamaze. Ndasenze ngo Mana y'amahirwe ya kenshi uvugane n'imitima yabo, ubahe kwakira imbabazi ziri muri wowe. Nubwo bahanwa mu mubiri, ariko umutima wawe nyaguhora ku ngoma uguhindukirire, ubahe kwakira imbabazi zawe. Imitima yawe ye kuba kahebwe, harimo inshuti zacu, harimo bene wacu, harimo abo tuzi, harimo n'abo tutazi, nyaguhora ku ngoma tubazanye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, ngo ukore ikintu gishya mu mitima yabo, maze imitima yabo yakire amahoro. Nubwo umuntu yaba ari mu mfuruka nyakingiranywe, ariko ashobora gusabana nawe, kuko we ntutangirwa n'imiryango ya gereza, ntutangirwa n'abarinzi basanzwe bo ku isi. Ahantu hose urahagera ukahinjira. Nkuzaniye kese y'abarimo barenganira mu mago yabo, y'abarimo barenganira mu miryango yabo, kuko ikinyabupfura kitatuma bavuga, kuko umuco mwami utatuma hari aho bigaragara. Nkuzaniye abagore barira, barizwa n'ibibi abagabo babo babakozeho. Nkuzaniye abagabo barira, barizwa n'ibibi abagore babo babakozeho. Nkuzaniye abana barira, barizwa n'ibyo abavandimwe babo cyangwa ababyeyi babakozeho mwami w'abami. Nkuzaniye abo bose barimo barira mu miryango kubw'ubuhemu bw'inshuti zabo za bugufi, kubw'ubuhemu bw'abavandimwe babo ba bugufi, kubw'ubuhemu bw'abo bashakanye mwami w'abami. Ndabakuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo barenganure, kugira ngo bakize, kugira ngo batabare mwami w'abami, kugira ngo babere Imana. Hari bivugika n'ibitavugika, ariko byose biri imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka ubarenganure mwami w'abami, reka ubavuganire, kandi usuke imbaraga zawe muri bo, kugira ngo badacogora mu rugendo. Ubakomereza amaboko, ubakomereza intambwe, kugira ngo bakomeze kukwizera no kugutegereza. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, guhaye icyubahiro. Nzamuha itorero ryawe mwami w'abami. Ndagushimira abera bari muri iki gihugu hirya no hino, ndagushimira bari muhagurutsa abo tuzi mu mazina n'abo tutazi, abo tuzamenya mu myaka ishyizwe imbere. Turabaguhaye kugira ngo bakomereze intambwe. Abo umwanzi ari mwagosora nk'uko yagosoraga Petero, waramubwiye ngo umwanzi yagusabye kugira ngo akugosore. Abahungu n'abakobwa bawe bakwizera barimo baragosorwa kugira ngo badahamagarara mu mihamagaro yabo, barimo baragosorwa kugira ngo batazaba icyo wabageneye kuba cyo, barimo baragosorwa kugira ngo impano washyize muri bo ziburizwemo. Nkuzaniye abo bahungu n'abakobwa bakwizeye, ariko bari mu gihe cyo kunyeganyezwa, bari mu gihe cyo kugosorwa hirya no hino mu itorero ryawe muri iki gihugu nyaguhora ku ngoma. Urabafite, ufite umugeni wawe urimo gutegurwa, ariko umwanzi yarabasabye arabagosora. Mu misengere yabo aribaza ngo ariko turazira iki? Mu misengere yabo bashaka icyo bagucumiyeho ntibakibone, ariko n'umwanzi ubagosora kugira ngo batazaba wabageneye kubaho. Ariko uko wasengeye Petero mwami w'aba, ukavuga ngo nagusengeye kugira ngo numara gukomera uzakomeza abandi, imihamagaro mu buzima bwabo izakomeza benshi. Niyo mpamvu umwanzi abarasa imyambi mibi yaka umuriro, niyo mpamvu umwanzi abagosora. Ndabasengeye kuri iki gicaniro ngo hakomoke imbaraga zibakomereza amaboko Uwiteka Mana Nyiringabo. Aba bahungu n'abakobwa bazagukorera mu bwami bwawe muri iki gihugu, aba bahungu n'abakobwa uzatuma hirya no hino mu isi batarimenya uyu munsi cyangwa bamenyeho gatoya, kubw'inzozi n'amayerekwa bahawe, kubw'ishyaka washyize mu mitima yabo bitarasobanuka bimwe bimwe. Ndasenze ngo bakomereze amaboko Uwiteka Mana Nyiringabo, ubakomereza amaboko mwami w'abami. Abagore n'abagabo tubona nk'ibyitegerezo muri iki gihugu, tutazi n'ibyo bahura nabyo n'ibyo barwana nabo, tubasenze ngo amaboko yabo akomezwe mwami w'abami. Ubakomereza amaboko, ubakomereza intambwe, kugira ngo mwami w'abami bakomeze bakuvugire badacogoye. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Papa ngo ujye wubaka inkingi. Reka ubahindura inkingi mu bwami bwawe muri ibi bihugu no muri iyi generation. Ubakomereza amaboko mwami w'abami. Dore ibyitegerezo bigenda biba bikeya tukabibura, twashaka umuntu bikora neza hose, uwo mugabo wo kwizerwa akaba umushumba w'itorero wo kwizerwa, bakatubana bakeya mwami w'abami. Twashaka abagore babikora neza, baba abagore bo kwizerwa mu miryango yabo, bakaba abagore bakagukorera mu matorero yabo. Twabashaka bakatubana bake, twashaka abasore n'inkumi mwami baba bizera
bizerwa mu rungano rwawe, bakaba bizerwa mu murimo wawe. Twabashaka bakatubana bake, turasengera bahagaze uyu munsi kugira ngo bakomereze amaboko, kandi turasenze ngo uhagurutse nabo bose uri murezinga hasi tutari twamenye Nyaguhora ku ngoma, maze ubakomereze amaboko, imitima yabo ikwizigire, ibihendo by'umwanzi ntibibabashe. Ejo batubaka ubwami bwabo, ejo tutubaka ubwami bwacu aho kubaka ubwami bwawe. Ejo umwanzi atatuyobya akatureshya tugaharanira amazina yacu gusa aho kwamamaza izina ryawe. Wubaka imitima yacu, ejo ibihendo by'isi bitadushobora, ejo tudakorera amashyi y'abantu n'indamu z'abantu n'impano z'abantu. Utwiharira Uwiteka Mana Nyiringabo, iki gihugu ngishyize mu biganza byawe Mwami, kugira ngo imigambi yawe isohozwe kuri iki gihugu. Ibyo ushaka bari byo ukora. Inama zose zifatirwamo ibyemezo turagushimira ko buzirimo, reka ibyemezo bifatwa Mwami ubiganisha aho ushaka hagendanye n'imigambi yawe, kitavuye iwawe kibura umwanya, kibura umwanya. Ijwi ryawe ryumvikanire mu bakubaha, amajwi yabo n'ibyemezo byabo bishyirwa hejuru, kuko bakubaha mu ibanga, baza ahuri n'injoro nka Nikodemo. Reka amajwi yabo uyahe, uyamplifiye, uyabyibushye. Amajwi yabo n'ibyemezo byabo ubihe ijambo, ubihe uburemere, kugira ngo aribyo bijya bipasa, aribyo bijya bitambuka. Reka ibyemezo bitakubahisha byamburwa imbaraga, bibure uburemere, maze bye gushyirwa mu ngiro. Twikirije amaraso yawe iki gihugu n'imbibi z'u Rwanda, twikirije amaraso yawe. Isozi y'u Rwanda twikirwe n'amaraso yawe, amaraso yawe burizemo ibicaniro byose by'umwanzi kuri iyi misozi, ibicaniro byose byo batakubaha byamburwa imbaraga. Cyubahiro cyabo gihinduka ubusa, cyubahiro cy'abaramya Imana itari wowe gihinduka ubusa. Ibikorwa byabo byamburwa imbaraga, maze wowe Muremyi w'ijuru n'isi ushyirwe hejuru. Wowe gupfukamirwa n'amavi yose, wowe kwaturwa n'indimi zose, izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Reka imigambi yawe kuri twebwe ihora ari myiza, bibwira ko tugirira n'amahoro si bibi. Reka imigambi ufite ku gihugu cyacu ushyirwe mu bikorwa. Tuguhaye amago y'Abanyarwanda, uyabemo, uyubake nk'uko wagambiriye. Hagarare Mwami muri buri ministry, mu mirimo yose, mu macaci n'indi mirimo yose ikomoka ku matorero hirya no hino, n'izindi ministry zose hirya no hino. Itorero ryawe Nyaguhora ku ngoma, bendera ryawe rizamurwe hirya no hino aho bavuga izina ryawe. Abari wowe ubu umusitari w'iki gihe, abari wowe wamamazwa, abari wowe wamamara mu mirimo yose ikwitirirwa muri iki gihugu. Ibitakwamamaza byamburwa imbaraga. Urakoze Papa, urakoze kumvise gusenga twasengeye imbere yawe. Ibyo twavuga n'ibyo tutavuga turagushimira kuri Imana ibizumva. Wumva amagambo yose tuvugira imbere yawe, wumva n'imvugo y'umutima itabasha gusohoka, wumva n'amavi yacu apfukamye imbere yawe. Rimwe na rimwe amagambo yashize, turagushimira. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kuri. Wowe wumva ibyo usabwa, tuzakomeza kugana aho uri. Imbaraga zituzana niwe tuzikesha, inyota yo kugaruka aho uri ni wowe uyiduha. Nta kirato namba dufite, ni wowe imbaraga zacu, ni wowe dukomereza amaboko. Tuguhaye icyubahiro, ndavuga umugisha ku bahungu bawe n'abakobwa bawe bazindukiye imbere yawe. Yewe ndavuga umugisha no gutabarwa n'ubuntu, no ko bazasengana natwe hanyuma. Ubaha umugisha, subize gusenga kwacu, uyobora intambwe zacu muri uyu munsi wose. Yewe ntibe umunsi umwe no mu mezi no mu myaka, uyobora intambwe zacu kugira ngo tutayoba, kugira ngo tudatana. Uduhe kumva ijwi ryawe, cyane cyane no kuryumvira. Urakoze Papa, cyubahiro cyose cyugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mani baho umugisha, murakoze gusenga. Na hejo gira umunsi mwiza.